izina ry'igihugu rirasobanukira ibibazo cyane yagaruje imipira ibitego byinshi yitwa Mugisha Casemiro ntabwo bari ubuzima ni ubuzima bubaye butazima nimugagahawe hawe inyito yitwa ubuzima. Niyo mpamvu mbere yuko ubuzima ukwiye kwibaza icyo buzaze muzimanganyirije abawe. Buri wese muri ubu buzima mwigiraho isomo rigufasha kugera kuri bimwe twahereyeho. Ubu buzima buzima buzazima nzimanganyirije icyabanjye. Iki cyakabaye ikibazo twibaza kenshi mu gihe turimo kwigira ku bandi byinshi. Ni benshi umuntu yagira byinshi yigiraho amasomo y'ubu buzima, ariko uwo nkunda kwitegereza cyane kandi nkabikuramo ubumenyi ntagira ahandi nsanga Anita Pendo. Uratunguwe cyangwa ugeze amatsiko y'ibirakurikiraho? Pendo ni umwe mu banyamakuru beza bagize timu ngari y'ikigo cya Kiss FM. Ni umunyabigwi mu kazi akora, ariko ibigwi bye byahereye kera cyane ataranatangira akazi k'itangazamakuru. Wigeze kumwumva mu rukundo na Nizoka Boss, cyangwa se wumvise kwize ku bigo bigera kuri 5 muri secondaire? Ariko se ubwo uzi utuzakora uko tungana? Byose ni muri iki kiganiro, aho tuganira kuri byinshi ku mateka n'ubuzima butavugwa bwa Anita Pendo. Ndakwibutsa ko gukora subscribe ari inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Ibuka gukora like ndetse na share kugira ngo bigere kuri benshi. Nugikunda duhure muri comment umbwire ikintu kimwe umenye kuri Anita Pendo utaromuziho. Aimé Confiance niwe wumva, ni nawe uguhaye ikaze. Ni umwana wa mbere mu muryango w'abana 7 amazina yiswe n'ababyeyi na Anita Pendo. Aya mazina yiswe nyuma y'iminsi mike bavuye mu bitaro bya Murago biherereye mu mujyi wa Kampala, umurwa mukuru w'igihugu cya Uganda, aho babaga muri icyo gihe. Anita Pendo yavutse ari imfura mu bana 7 bavutse ku babyeyi bombi aribo Cyprien Mabuka ndetse na Apofi Mukamabuka. Nyuma y'igihe uyu muryango waje kwimuka bava mu gace ka Murago i Kampala berekeza muri Ntungamo hafi cyane y'umupaka w'u Rwanda na Uganda ka Gitumba. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'1994 umuryango wa Anita Pendo ndetse na Anita Pendo bagarutse mu Rwanda. Anita Pendo wari ufite imyaka 8 gusa y'amavuko ubwo bageraga mu Rwanda. Igihe cyarageze atangira ishuri. Amashuri abanza yatangiriye mu kigo cya primaire cya Gahini. Ageze secondaire Anita Pendo yize mu bigo bitandukanye birimo Gahini, ka Gitumba ndetse na Apecom. Ubwo ageraga muri kaminuza, Anita Pendo yize muri kaminuza ya Mount Kigali, gusa icyo gihe ikaba yitwaga Mount Kenya. Kubura umubyeyi w'umupapa akiri muto biri mu byatumye Anita Pendo afata inshingano kare cyane. Nyuma yo kubura se umubyara, uyu mwana yakomeje kurerwa na nyina ariko akarererwa kwa sekuru. Anita Pendo ni umwana akoranye discipline hejuru cyane ugereranyije n'abandi bana bari mu kigero kimwe. Imwe mu mpamvu yatumaga uyu mwana yitwara ku nguku bitandukanye n'uko abandi bana benshi bitwaraga, nuko se umubyara yari umwarimu, bityo bigatuma ahora yibombaritse ngo hato atagira ikosa akora maze inkoni ikarisha. Aha hari mbere yuko yitahira. Mu bwana bw'uyu mubyeyi ni ubwana butangaje cyane. Iyo uganirije bamwe mu babanye n'uyu mubyeyi cyangwa se ukaganira na nyir'ubwite, bose bahuriza ku kuba Anita Pendo kera yari umwana ugira imyitwarire icanganye cyane, ubu ukabona yasabanye cyane, mu kanya ugasanga aratuje. Bitari ugutuza gusa, ahubwo ndavuga gutuza kuri ku kigero cya bamwe mu bihaye Imana bakunda kwita ba masere. Anita Pendo ni umwana wabyirutse akunda kwiga cyane, dore ko inshuro nyinshi yamaranaga umwanya munini na sekuru amusomera udukuru dutandukanye ndetse n'imvaho. Gucisha make rimwe na rimwe, kugendera ku murongo no guca imbusane n'amakosa ni bimwe mu byaranze ubwana bwa Anita Pendo. Ariko nk'umwana wese nawe birumvikana ko ataburaga aho yakosheje bimwe by'ubwana. Umunsi umwe nk'uko byari bisanzwe ubwo Anita Pendo yigaga muri primaire, we n'abandi banyeshuri boherejwe mu gishanga guca ibikangaga bagombaga kubohamo imikeka, abandi boherezwa guca ibyo bazakoramo imyeyo. Ubwo aba bana bageraga mu gishanga aho bagombaga gukura ibi byatsi bari bagiye gushaka, bahasanze icyuzi cyiza giteye amabengeza kiberanye no kuba umuntu yacyogamo bigendanye kandi cyane n'ubwenge bari bafite, dore ko icyo gihe bari bakiri abana. Bamwe muri aba bana bagiriwe inama yo kujya koga, ibi bizwi nko kwidumba cyangwa se kwidumbaguza. Anita Pendo ngo bikozwe abanza kubyanga, ariko nyuma arabyemera nawe yicomeka mu cyuzi ndetse yidumbaguza kubarusha. Ubwo aba bana bajyaga kwidumbaguza, harimo abandi baciye ibikangaga ndetse n'ibyatsi by'imyeyo basubira ku ishuri, abandi bakomeza kwidumbaguza. Kubw'amahirwe make yabo, hari umwarimu waje atwara imyenda y'imbere y'abo bana barimo kwidumbaguza ajyana ku ishuri. Ubwo aba bana barangizaga kwidumbaguza basubiye ku ishuri, maze ngo bagereyo basanga ikigo cyose cyakoranye
habaye inama y'igitaraganya. Bafashe ya myenda y'imbere wa mwarimu yazanye bakayimanika hejuru, bagasaba nyiri uwo mwenda w'imbere gutera intambwe akaza imbere agasanga umwenda we. Anita Pendo avuga ko ari wo munsi yakubiswe ku buryo n'uyu munsi wa none akibyibuka. Anita Pendo ni umwe mu bana bakuze bakunda ishuri cyane, bitandukanye n'inkuru za benshi, dore ko henshi uzumva amateka y'ababaye bikomerezwa uyu munsi wa none mu nguni zitandukanye. Wakurikirana amateka yabo ugasanga batarigeze bakura bakunda ishuri habe na gato, cyangwa se kaba gahari kakaba karo kwanga ibihano byari gukurikirwa n'icyo cyemezo bari kuba bafashe kidahwitse. Uko ibihe byagiye bihinduka ni nako paje z'ubuzima bwa Anita Pendo zagiye zihinduka. Pendo yaje guhura na Nizeyimana Alphonse wamenyekanye cyane nka Ndanda, ndetse akaba yaranabaye umukinnyi w'amakipe menshi atandukanye arimo Esperance, Lion Sport ndetse na AS Kigali. Ubwo Anita Pendo na Ndanda bahuraga bahuje urugwiro, kuri bo bumva bidahagije ahubwo bahitamo kubana. Ndanda ndetse na Anita Pendo binjiye mu munyenga w'urukundo rudafunguye, maze baza kwibaruka abana babiri baba imbuto zameze ku giti cy'urukundo rw'aba bombi. Umunyarwanda yaricaye aritegereza, arangije araterura ati niruhira bose. Ibihe byarageze, iminsi y'urukundo rwa Anita Pendo isimburwa n'iminsi isharira cyane, iminsi yo gutandukana kwa Anita Pendo ndetse na Ndanda wari umugabo, ndetse bakaba baranabyaranye abana babiri. Nyuma y'iyo minsi itari myiza ku bakundaga iyo couple, Ndanda yaje kongera kumvikana mu itangazamakuru ashyingiranwa n'undi mukobwa bivugwa ko yari inshuti ye kuva mu bwana, ngo bakaba barareranywe aho bari batuye bakiri abana ku Gisozi. Nyamara n'ubwo uyu mugabo yahise ashaka undi mugore, siko kuri Anita Pendo byagenze, kuko yahisemo inzira yo kurera abana be neza yitonze kuruta guhita ashaka undi mugabo. Byaramuhiriye, abana be bakura neza yaba mu gihagararo ndetse no mu bwenge. Aba bana bombi akaba yarabahaye amazina abiri atandukanye, ariyo Tirana ndetse na Ryan ari nawe muto. Anita Pendo ni urugero rwiza rw'umugore uzirikana agaciro k'umurimo. Anita Pendo ni umwe mu bantu batungura benshi mu gihe bagiye kwibaza uburyo akoramo inshingano ze. Pendo yabaye umunyamakuru kuri Magic FM ndetse na televiziyo y'u Rwanda. Pendo ni umushyushyarugamba akanaba umu-DJ. Ibi ni ibivugwa kuko bizwi, ariko bitekerezwa ko ashobora kuba akora n'utundi tuzi dutandukanye ariko tutazwi. Ni kenshi uzumva uyu munyamakuru atavuga neza zimwe mu ngombajwi n'inyajwi by'ikinyarwanda. Ikibitera ni uko uyu mugore yavukiye hanze y'u Rwanda, yewe akaba yaranahakuriye kugeza agejeje imyaka hafi 7. Izina Pendo cyangwa se izina Anita Pendo ni izina rimaze kubaka ibigwi, ndetse uyu mugore yabaye ikimenya bose, dore ko usibye no gukora kuri radio ndetse na televiziyo, burya Anita Pendo yagaragaye mu ndirimbo z'abahanzi batandukanye ndetse anakina filme. Niba wararebye Impanga series uwari Dr. nizere kumwibuka neza. Ni kenshi wagiye umwumva mu nkuru zigiye zitandukanye zigaruka ku buzima bwe, yewe akaba muri zimusenya, ariko akagerageza kuba ukomeye ibyo bihe akabitambukamo neza. Kuri ubu Anita Pendo ni umunyamakuru wa Kiss FM, aho yagiye avuye kuri RBA, ariko kandi ni umu MC, akaba umu DJ, ariko kandi akaba no mu video vixen. Ngibyo iby'ingenzi wamenya kuri Anita Pendo. Nimba ukunze iki kiganiro, mbwira muri comment ikintu kimwe utaruzi kuri Anita Pendo. Ibuka gukora subscribe kuko ari inkunga ikomeye ubugeneye ibyo dukora. Ibuka gukora like ndetse na share kugira ngo bigere kuri benshi. Aimé Confiance niwe wumvaga, ni nawe kubwiye uti Bella ciao.